natwita nabishaka akose urimo kunzungurusha mu bwonko wajya ngo ngenza bigenze ni ngaho nimvutanze kunera stress ku bintu twumvikanye numva iki uba mu nzu nini ubu uragenda ufite intebe uba mu gipangu none ngiye mu byarire mba wibaza umenye kwi uramugora utabyara so yaje ka uriya n'umugore w'isezerano s'il utangiye kuzajya usuzugura mu gukora isezerano mfite icyo ushatse kuvuga okay sangra isezerano rye none uri kubyarire isezerano sibi cyangwa tangiye kundakaza none sundi ega twanasezerana ega sheri byerekana ko twanasezerana ako nuko mbona udashaka kubyumva sibyo ngiye kubitekerezaho umura tekerezeho numara kubitekerezaho ujyane mu nzu nini sibyo numara kugera mu nzu nini yo natwe nuko inzatero itareka ega ngiye bizi ndindi sezerano byanjye ako we ntabwo ariko umva imbarira nkubwiye sibyo waretse nkagutera vuba ukareba inzu none nzahita mujyana akushira gusunengushye reba igihe wambwiye nguzanyuma gutengushye kandi ngirimo icyumba cy'umwana kirimo n'ibishushanyo by'abana gutenguha none baranzi n'injyane ngo mbibone utazongera kumbekera ako suko umuntu arajya gushushanya okay gushushanya bireke nzabyikoreshereza none wowe nshaka inzu nini ifite ibyumba 2 salo nziza irimo intebe ku buryo uzabaza kureba umwana bakabona aho bicara dushira tuwete byo mu nzu ntabwo nzansiga umwana mu gihe cyo kogera hanze ubwo sagize umuza akandogera abana ariko hano irimo cyane nk'umuramo nyine hano irimo n'abandi kugira iyo ndashaka inini none ibyo byose birimo n'igikoni kiri mu nzu rega kugira ngo njye nteka ndeba umwana umugore watazanaza wenda yaramenye ko twanabyaranye akandogera n'umwana namukubitisha inkuba nibyo nyine mba nkubwira no kugira ahubwo urabizi mbabarira wowe unyemereye gusa kwanza uyu mugoroba sibyo umugoroba ndagushora uransura gusa uransura uzubura ariko nta mafaranga yo guteka hano gusa uransura ariko sana hakubaho gushyira wajyushye ubu se amafaranga ubona yatekera umugabo n'umugore nta kibazo nyuze n'amafaranga ayo si bitandatu ndaje mu kanya mwoherereze aya n'ay'imboga ngomba kuzana nyine burisha umunsi turakira none se ibintu ubwo 10 nabaya iteka ifiriti uguraza n'amafaranga ajya kugura imboga oya none areka nzahubunde tanya koherereza afashe nawe undi gusa ntuzongeye gukunda akazi sibyo kandi ugomba gukora ibishoboka avana ahantu nkahita nkwitangira y'umwaka oya wowe humura bindekere ega nanjye mba mfite irungu ibyo bindekere n'ibyanjye ninjye uzi ukuntu akababaro ufite sibyo wajya gushaka amafaranga ugenda wishyuze bari abantu bazana amafaranga sibyo kandi bituzana mbere yo kujya mu rugo ubanza ushira no shiri ntumbeshye ubavuga byihuse genda gihozo pe kakarinda gizi nende kaze natwe mbeshye Yes, Father Sam. Karibu. Mimi neza. Umezitese za. Baraneza. Umezitese. Shaho se ndabyibuhana mfite ikiwakanye go. Ariko noneho se boutique irimo irafuha. Irimo irafuha hano ngo. Oya, umugabo ikwera ko amaze iminsi adahari. Menyamenye imikino kifaranga cyane. Waje se ko namuzi umupira. Ngira ngo kuba yagenda yigeza garuka. Yashatse undi mugore? Umeretse kumva amakuru kunako n'undi muntu wenda wemeye kuri telefone akari umugabo wawe. Ngo yakoze impanuka. Atarabizi hanze. Oyo. Ndakubeshya. Ndarisara. Mwashize. Meretse gufata telefone baramagara abantu nazi na nimero nazi. Nongeye kwicisha barabizi byo mu Rwanda n'ibyo nanze bira. Ubwo nanjye magaze aho ngaho. Nagushije telefone. Yakoze impanuka kandi si wowe nyibwire urumva se mperukana nawe kiri gihe wazaga umumbaza nanone. None ubu narumiwe wa mugore. None se niko mbaye telefone nta kindi kintu ndumva none igitangaje ni n'ahantu ntazi mu by'ibyo ndakubaza mbaze n'ikizi ntazi aho yari yaragiye. turi mu mahanga rero bavuga ngo ninuze ngo
Igiswahili muri Ibyongereza muri icyo byose si uko umuntu arabizi ntamenya mbaza ngo iki ubu nyine mba ndaho narumiwe nafashe ubwo nataha azataha nagataha kwa kintu ugiye kongera kunuka nka cyagesha utagira ngo burana kwibagirwe urukunsekera ikizi rukansekera imbabaye mwana rukansekera imbabaye ubu rero umva nkubwire cya gihe ntukabone burya narakwihoreye burya mba narakwiyeretse nuko burya uriya mukobwa nagiraga ngo atabifata nabe kabuba yanagusuzugura ubu ni igihe katabarwa urumva bananyita katabarwa nimba utaruna nanzu uhita unamenyera aho ngaho urumva ntabwo kuba wari narakuretse hariya biguhereza indi titire yo kugira ngo wumve ko ushaka kunyuriraho njye ntabwo naje kubara inyenyeri z'i Kigali mwana nkutekereza nukansekera imbabaye mwana ingisi yarankaranze imva kunkaranga irangaragura urumva ntukamenyere rero bagisa gusa uyu muvuna cumo iterambere rye yari yo kuzagwa ku gasibo kavuna imyambi none se koko ariko ntabwo ari bakubwira ntabwo ari kakari si ubwo umuntu wakoze impanuka atavuga atarapfa kari ibyo ngende kwiba witekereza ibintu ahubwo iyo nimero se irihamagaye umukunzi reka ntabwo icamo nyine biba kwa kundi byo hanze irasimbuka nimero kompozi irasimbuka kugira ngo simbure harya iyo bigenze gutyo ntabwo wakwitabaza ribura iyo ubwo bigenda bite umugabo yaragiye arapfa ngo nicanga aragomba ngenegereje kumva nyine ikizi none si ubwo navuga ni kwa kundi urubaga umuntu yagiye iriya arahura ni ibyo nanjye ndi kwibasha ndetse ko nta wundi muntu bajyanye yagiye umwe yenda narumiwe uko nguko ni kwa kugira ngo bagiye gushaka mama arahendutse umva abagabo b'iyi minsi ariko burya umugabo wawe ni umukozi kandi bigaragara ko ubona ko mwari maze no gutera imbere kera rwose wabonaga yuko ibintu byari bimaze gufata isura nziza ariko reka twizere ko nta kibazo reka twizere ko nta mutekano agiye tutabyaye n'akana usibye n'ibyara aho ngaho ibyara ntabwo aricyo cyihutirwa ahubwo kumva mesaje nk'iyo ngiyo utabona umuntu wawe utazi niba se ari n'ibihuha nese makuru yawe ubundi tuve ku by'umugabo wanjye ubu noneho naguha bene wanyu uzi ko musigaye mwaratubonyemo za katage mwa abasabika ucisha make sibyo mbere yuko uhita wiyahoza amagambo angana gutyo ngo washuta tuvujije ukuri wano washuta hasi ubundi mwibarize uriya mwana kureba imyaka afite n'iyo ufite buriya ubu mwirukanga mu bigende mwirukanga mu bigende ziba urabona igihe nahiriye mwumva uvuga muri kuruka uri muraruka uri muraruka rwose wowe buriya kamanze nkubwire buriya cyagenera kuretse ntabwo uriya mukobwa muberanye umukobwa ni mwiza afite inzobe nziza ntabwo urabona ku rusura rwawe urabona ninde wakwemera se wowe urabona buriya rero kamanze nkubwire uzi ikintu wandushije hariya nuko mwari musanzwe muzi urumva naho buriya utagira ngo njyewe wari kunjyana umwana njye katabarwa njyewe nukansekere mbabaye mwana si yaradukaranze ntabwo naje kubara inyenyeri z'i Kigali nkuko namye mbikubwira urumva umwana nyine urabona biriya nanze kugusekurira hariya nari kuguhinahina urumva nagufata nagupakira kugukandagira wa musenzi nenshi aho umusuhuze muri ino minsi nagiye mpora n'utuntu tw'udukozere nagiye mpora n'utuntu tw'udushida duto ariko ubu numvaga nenje ngo tuganire ko namushakaga kuko abishwa barakora habirenze rega bari bamaze kubabaza burya rero ngiye burya ngira umugore ahubwo umugore wanjye abaho gucyara amusize ibyaro by'ikigali ubundi ni ukuvuga ngo bitewe n'ubuzima
ariko ibyo tuzaba tubisubiramo genda urakoze cyane urumva kandi mugome mugome ariko nziga ngiye kugira inama urabona igihe bimeze gutyo ujya kuri migration hari abashaka pasiporo zijya hanze urumva noneho ni ukuvuga ngo igihugu yagiyemo waba ukizi Tanzania wifunika rero ujya kuri migration ukababwira ikibazo ko hari umuntu wawe ndetse n'iyo telefone ukaba wayibaha ukababwira ikibazo wahuye nacyo inzego zibishinzwe zabikora uzi ko ibyo bintu ari byo gusa ntabwo nagatekerejeho aho urakoze kandi ubikore vuba ikindi rero nari nabaje kukubwira ugiye gufitiye amakuru ashyushye amakuru nyabakina kandi avuga ngo ashyushye mubereye bose ibyo jewe muramuko mubona urumva ntabwo ijana ndariho ibihumbi ijana ku meza ko umugore ari inshuti yawe uretse gato ibyo impamvu urabizi ko n'umugabo wawe ari inshuti yanjye ikindi gikurikira nawe uri inshuti yanjye ubuturanyi neza wowe mfasha ukibona Sakindi singiye kumugirira nabi singiye kumwica simugambanira ahubwo wowe ukimubona iryo rwara muri leta Sakindi uyu kuko namaze kubona yuko ni inshuti yawe maze kugenda Sakindi se uburyo umugore ari inshuti yanjye wowe ndamubwire ijana ibihumbi ijana wowe njye urwara nibonane na Sakindi nk'abantu b'abagabo ni telefone kuri telefone kabisa kirika gusa kose urumva we ntukamenyere mwana ntukamenyere da hasi ubundi mwibariza akantu gato nurambaza ikizo wowe urabona ufite wowe kumbaza wowe tuza kuvuga cyane ariko kumvikanisha kuri umuntu urenze sibyo buriya iyo urebye ubona uriya mwana agiye mutereta jewe reka mubaze imyaka yawe utamutereta se buriya buretse maze nkubaze utamutereta buriya hariya wari umushoreye mujyanye mu cyumba muri hoteli wari umujyanye he ari wabonye ibyumba se ko namaze kurenga nkabona uri kumwifatishwa ku rutugu buriya washatse kwiyerekana kuri za basore mwana rero genda abona ufite amagambo menshi nta magambo ufite yo guterana nawe reka mve hano kuko nahavuye ntava nagukubise ntakwangije kwangiza garukeshwa shayi byo garukeshwa hano mwana kuchemura nigegera umva kamubwiza kuri wowe urumva bure nagushota urumva ako runtu wahe sindi wa hano haruguru se cha haruguru he ko mabuje yarantumye singaye amafaranga wanditse nkakomeza nkigendera abantumye umuriro wamaye amafaranga ya boss wamaye amafaranga y'abandi cyanda amafaranga se ukuye cha mbona utinze kumfata pe nubwo oya shirungu ibintu byose babira ko twabipanze umve ngo kagasaza nakabwiwe kataranyimura kagasaza mwabonanye se kaje maze kabyumvise ibaze ko nakoheje ngo kavanura umugore mwiranzu nini maze njyeyo ya gusa ndabona ko atabyumva kari gatangiye kuzana ibintu by'amasezerano ariko numva nyine ndakarakayira katakabikora sinakubwira tuzamujya kugeza baba ya urumva ko ibintu bimeze neza shiri noneho mfite urumva kansigiye n'amafaranga
ariko sereka manza nku wowe kamanza ejo bundi waracitse ngucika he mereza telefone yanjye mereza telefone yanjye wa mugabo mereza telefone yanjye wamereze telefone yanjye nyambo wamereze telefone yanjye koko wambabaruka ama telefone yanjye wamaye telefone yanjye telefone ukuye he telefone yanjye senagari wowe nyambo nagari ngiye yifita mu ejo bundi warirukase ugira ngo uracitse aho gusishiriye nk'ubu nuko wenda kari bugaruke nyine kugira ngo ndebe tekera gafite tekera n'akanyama ndabizi ko igikombe siya sheri ibyo ngibyo nta kibazo katubireka ibyaka twibuka ibijyanye n'urukundo rwacu we ntabwo kabyanga inzu yemere uyabyemere iyo nzu nayo yemere nashaka mukuremo bashaka kugira basezerano ko bize yakorera twe tugomba kumujya tugomba kumujya paka n'inzara z'ubu iyo ni bya wowe telefone yanjye mereza telefone yanjye mereza telefone yanjye sha mereza telefone yanjye jawe wamereza telefone yanjye jawe mereza telefone yanjye 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 agose nawe bisigaranya mereza telefone yanjye mereza telefone uramereza telefone yanjye sheri nizere ko ejo ubwo gahunda ari iyo ngiyo ndabizi ejo ni ofu yawe sibyo uzaze kundeba twirirwane tuganire kimwe nawe urabizi ndagukumbuye sibyo sheri urakora izi mbabwire ndetse nawe ndagukunda cyane cyane subizi oya nta kibazo rwose sawa jiwe uramereza telefone yanjye uramereza telefone yanjye uramereza telefone yanjye kamaza mubaza uramereza telefone yanjye cyangwa ntabwo yes ngo yihe aho wari uzi ko waciye umva nkubwire rero shaka wari uzi ko nagufata ufata uburoba uko kurareba tu ubwo kuko reba kandi yagiye hehe ko naryamye ko nakagiye ko nakavuye mu ntebe neza igihe hese ko mbona ataje kamuhamagara inyuma ariko numva ntameze neza kuko mbere yose ko nabitana ariho kuko ubu yabaye ikinoni